muraho neza ngo ikaze kuri KGC Devotion. KGC Devotion ni channel cyangwa se urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya. Niba ari ubwa mbere ngewe nitwa Johnny, ni karibu. KGC Devotion rero ni umwanya wo gusoma no kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. KGC Devotion kandi ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ngo dusobanukirwe aho ibyo dusoma bihuriye natwe. Ni umwanya kandi wo kuritekerezaho kugira ngo tumenye ese ibi turimo kwiga twabishyira gute mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe ngo ikaze. Niba utarakanda subscribe uyikandeho, ukande no kuri notification kugira ngo n'ubutaha inyigisho nisohoka uzaba uwa mbere kubimenya. Dukomeze kubana twigira hamwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero kuri KGC Devotion turatangira urundi ruhererekane rushyashya rw'inyigisho. Uruhererekane dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ndetse n'icya kabiri. Muri ibi bice tuziga ku mibereho y'itorero rya mbere. Birumvikana iyo uvuze itorero rya mbere bijyana n'amateka. Ni amateka y'ibintu byabaye hambere. Ntabwo rero tuzaguma muri ayo mateka y'ibyabaye hambere, ahubwo tuzavomamo amahame akwiye kugenga itorero rizima uyu munsi. Reka rero tudatinze dutangire n'inyigisho ya mbere mu ruhererekane. Inyigisho yacu ya mbere turayisanga mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Ni inyigisho twise ngo amagambo abanza. Amagambo abanza ni ukuvuga iriburiro cyangwa se introduction. Ni igihe umwanditsi atubwira amakuru ku byo agiye kwandika. Ni ukuvuga mbere y'uko atangira kwandika ibyo ashaka kwandika, atubwira amakuru yihariye kuri ibyo ngibyo ari buze kwandika. Abanditsi babikora mu buryo butandukanye. Ubushize turimo twiga igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere, twabonye ukuntu Yohana yandika iriburiro cyangwa se amagambo abanza, we yabaye nk'umutetsi, noneho adusogongeza ku byo agiye guteka. Atubwira ni biki azavuga mu bice bikurikiyeho by'icyo gitabo. Ntabwo rero ari ihame ko amagambo abanza ya buri gitabo aba akoze gutyo. Turaza kubona rero ko umwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa we hari ukuntu atandukanyemo na Yohana. Yohana we adutungira agatoki ku byo azavugaho, ariko umwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa we mu magambo abanza ntabwo ari icyo akora, ahubwo asa n'udusubiza inyuma, akabanza kutwibutsa ibintu yanditse mu kindi gitabo cyabanjirije iki ngiki. Ko atangira avuga ngo mu gitabo cyanjye cya mbere. Aba rero ari gusubiza umusomyi inyuma. Urumva hari ukuntu batandukanyemo. Umwe atunga agatoki ibiri imbere, undi we akabanza gusubiza umusomyi inyuma ngo wibuke na bya bindi nanditse mbere. Iyo rero usomye iyi mirongo ibanza y'igice cya mbere, ni ukuvuga ibyakozwe mu gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14, tubona umwanditsi akora ibintu bibiri. Icya mbere arahuza, icya kabiri arasobanura. Asobanura iki, ahuza ibiki, nibyo tubibuze kureba. Reka twihute n'ikintu cya mbere. Iyo tuvuze ngo arahuza ni ukuvuga iki? Uyu mwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa iyo agitangira ku murongo wa mbere atubwira amagambo avuga ngo Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. Bigitangira avuga uwo yandikiye ati Teofilo we, hanyuma akamubwira ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse. Ni nkaho arashaka mbere y'ibindi bintu byose ko uyu muntu yibuka ko hari ikindi gitabo yanditse. Icyo rero umwanditsi ari gukora hano ni uguhuza iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ikindi gitabo yanditse, icyo yise ngo ni igitabo cya mbere. Birumvikana tubaza ngo icyo gitabo cya mbere se ubwo ni ikihe, turakibwirwa n'iki? Muri uyu murongo
harimo ijambo ridufasha kumva cyangwa se ryadufasha kumenya iki gitabo ari kuvuga ni iki. Umva bavuze ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse, ariko ari kubwira nde? Ari kubwira Theophile. Duhita twibaza ngo ese haba hari ahandi hantu muri Bibiliya umuntu yandikira Theophile? Aho hantu rero harahari, ni mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka igice cya mbere n'umurongo wa 3. Bibiliya tubwira ngo nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana. Kwandikira nde? Wowe Theophile mwiza rwose. Tubonye ikindi gitabo cyandikiwe uyu muntu witwa Theophile. Mu yandi magambo, iri zina by'uwo bari kwandikira byakozwe n'uwo batubwiye ngo Theophile we niko atangira avuga. Hanyuma hano muri Luka bakatubwira ngo maze kubiteranya byose ngo mbona ko ari byiza kubikwandikira wowe Theophile mwiza rwose. So ibi rero nibyo bidufasha kumva ko iyo umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa avuze ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse, dusanga ikindi gitabo cyandikirwa Theophile n'igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Uhita wibaza ngo none se kuki umwanditsi arimo guhuza ibi bitabo bibiri? Ubu ngubu dushatse noneho twavuga ngo none se kuki Luka? Kubera ko twabonye ko Luka niwe wanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, niyo mpamvu nyine ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Noneho Luka arimo avuga ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse, bivuze ngo iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cya kabiri cya Luka. Dushatse rero noneho twavuga ngo Luka aramubwira. So naho ngaho muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa rero Luka arimo kubwira Theophile mbere yuko akomeza n'ibindi byinshi ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse. Mu yandi magambo arimo kubwira Theophile ngo mbere yuko ukomeza n'iki gitabo wibuke ko hari ikindi gitabo nanditse, uhere ku byo nanditse muri cya gitabo kindi. Aha rero ugahita wibaza ngo none se kuki Luka arimo guhuza ibi bitabo byombi? Ukuri nuko arabihuza kugira ngo adufashe kubona ko ibi bitabo byombi ari inkuru imwe. Ushatse wavuga ngo ibyakozwe n'intumwa na Luka ni inkuru imwe ikomeje. Aha rero wakwibaza, ese kuba ibyakozwe n'intumwa na Luka ari inkuru imwe ikomeje bivuze iki? Bitumariye iki twebwe abantu bagiye kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uyu munsi? Hari ibintu bibiri by'ingenzi ibi bintu bivuze. Icya mbere, bivuze ko ibyakozwe n'intumwa bitangirira aho Luka yasoreje. Ni ukuvuga ngo aho igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gisoreza niho ibyakozwe n'intumwa bitangirira. Icyo ni ikintu gikomeye kuko kitugeza ku kintu cya kabiri. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyo urimo kwiga Bibiliya cyangwa urimo gusoma ijambo ry'Imana ukagera ku kintu utarimo kumva neza, ukora iki? Usubira inyuma, ugenda usubira inyuma umurongo ku wundi kugira ngo urebe ese iki kintu nsomye sinyumve haba hari ahantu umwanditsi yabanje kugisobanura nkaba ntahabonye, noneho akaba ari kukigarura ntatinde kugisobanura. Cyangwa se ukaba wanakomeza n'imbere. Ibyo bidakunze ukomeza n'imbere ukareba ahari iki kintu nsomye ntari kumva, hepfo umwanditsi araza kugisobanura, noneho ndushaho kugisobanukirwa. Kumenya rero ko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ari inkuru ikomeje y'igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka bidufasha iki? Bituma umenya ngo noneho nimba ndi gusubira inyuma ndaza kugarukira he. Hari ukuntu nkubisoma umurongo wa mbere ukumva ibintu n'ubyumvishe, usubira inyuma se ujya hehe? Ariko kumenya ko ari igitabo kimwe cyangwa se ari inkuru imwe n'igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka bihita biguha ndasubira inyuma hehe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Mperaho igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka
gisoreza, kuko aho gisoreza niho iki byakozwe n'intumwa gitangirira. Urumva icyo ni ikintu cy'agaciro. Ariko hari kugira ngo ucyumve neza, reka nguhe urugero. Iyo dusoma umurongo wa 3 w'igice cya mbere, biratubwira, aha turi mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3, biratubwira ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, aguma kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Sinzi niba babibonye, ariko batubwiye ngo ababonekera ari muzima, hanyuma ngo agumya kubabonekera. Bande se? Abantu ari kubonekera ni bande? Ihame nuko kugira ngo tumenye abo bantu ari kubonekera, turasubira inyuma mu murongo wa 2. Aho biri tubwira ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Ahari ubu twatangira kuvuga ngo harumenza ari za ntumwa. Izi ntumwa nibo abo bantu yabonekeye. Ariko iki gisubizo ni ukuvuga ngo ibi ngibi tubona hano biramutse bitakunyuze, ikibazo nuko zose ndakomeza njya hehe? Umurongo wa mbere nta kintu tubwira ku bantu. Umwanditsi ababwira Teofili amwibutsa ibyo yanditse mu gitabo cye cya mbere. Ariko ibi bintu twabonye ku murongo wa mbere, kubera ko byaturangiye ikindi gitabo kijyanye n'iyi nkuru turi gusoma, niho duhita twirukira. Iyo rero ufashe aba bantu bari kuvugwa hano ku murongo wa 3, bari kutubwira ngo ababonekera ari muzima, wagumya kubabonekera, abo ngabo yabonekeraga. Iyo tugiye mu gice cya 24 tubona iki? Tubona ibintu bitangaje kuri aba bantu. Tubona icya mbere ko aba ni abantu bari bazi ibyanditswe. Kubera iki? Kubera ko umurongo wa 45 uratubwira ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Aba ni abantu Yesu ubwe yunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Hari ikindi kintu cya kabiri tubona kuri aba bantu iyo tugumye muri igice cya 24, umurongo wa 48, biratubwira ngo nimwe bagabo b'ibyo. Aba ni abantu Yesu atekereza cyangwa se yatura ahamya ko nibo bagabo bo guhamya ibyo kuzuka kwe, nibo bagabo bo guhamya ko ibintu yari yavuze ku murongo wa 46 n'uwa 47 ngo ko kwihana no kwarirwa ibyaha gukwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu. Aba nibo bagabo bo kubihamya. Ni ukuvuga ngo aba bantu arimo kubonekera ntabwo ari abantu boroheje, ni abantu bazi ibyanditswe, ni abantu Yesu atekereza ko ari abagabo bo kumuhamya. Hanyuma umurongo wa 49 utubwira ikindi kintu, kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga zivuye mu ijuru. Aba ni abantu bategereje guhabwa ibyo data yasezeranije. Nibo bantu hano mu byakozwe n'intumwa umwanditsi arimo kutubwira ngo ngo arababonekera, agumya kubabonekera. Urumva ko ubu noneho dufite amakuru afatika ku bantu iki gice kigiye kuvugaho, ku bantu iki gice gikomeza kivugaho, kuko hano arimo gukomereza aho iyi nkuru yashoreje, nawe niho akomereza. Ibi rero bitugeza ku kintu cya kabiri uyu mwanditsi arimo gukora cyangwa se arimo kutwereka muri aya magambo abanza cyangwa se mu iriburiro ry'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ikintu cya kabiri arimo gukora, arasobanura. Ukabaza uti asobanura ate? Asobanura iki? Icya mbere, uburyo asobanuramo, afata ya nkuru yari muri Luka igice cya 24, aho igitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka gisoreza. Afata ya nkuru noneho akayituzanira ariko irambuye. Hari ibintu bibiri agaragaza kugira mu kurambura iyi nkuru, turaje tubirebe. Ariko tutaragera aho ngaho,
kuki ari gusobanura ibi bintu, cyangwa se ibi bisobanuro biraza kutumarira iki twebwe abantu bashaka kumva igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugana ku musozo w'inyigisho ndaza kukwereka ukuntu ibi bintu Luka arimo gusobanura, ubu busobanuro agiye kuduha aturamburira inkuru, iyo bihuje n'ibyo aba yaduhaye muri Luka 24, urumva muri Luka 24 aduha nk'iby'ibanze nk'incamake. Iyo uhuje amakuru aba yaduhaye mu ncamake ukayahuza n'ibisobanuro aduha, nibyo biduha igishushanyo mbonera cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turaza kubibona, biduha cycle ushobora gukurikira ikagufasha kumva neza igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka turebe ibi bintu bibiri akoresha mu gusobanura. Ikintu cya mbere akoresha asobanura, atinda ku byo Yesu yavuze, akaduha ijambo kurindi amagambo Yesu yavuze. Ku murongo wa 2 batubwiye ngo amaze gutegekesha ababigishwa be umwuka wera. Hano iyo asobanura araturamburira akatwereka ese n'ibiki yavugaga, n'irihe tegeko yabahaye, byari bigenze gute, akaduha ijambo kurindi ibyo Yesu yavugaga. Ikindi atubwira nanone ibyo abigishwa bumvise cyangwa se reaction zabo, kuko urumva uko umuntu asubiza nibyo biguha icyo yumvisha. Ibyo bintu bibiri nibyo akoresha kugira ngo yagure iyi nkuru. Ubundi yari ntoya, yari 40 mu gitabo cya Luka, ariko hano mu byakozwe n'intumwa arayagura ikaba inkuru ndende, ariko akayagura agenda aduha izindi detaye tutari dufite. Reka duhere ku kuntu yagura ibyo Yesu yavuze. Turasoma umurongo wa 4. Biratubwira ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu. Wibuke umurongo wa 2 watubwiye ngo amaze gutegeka intumwa azitegekesha mwuka wera. Ibyo nibyo batubwira muri Luka, ariko iyo tugeze hano noneho bagiye kuduha ijambo kurindi. Umurongo wa 4 ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ahangaha Luka arimo kutwagurira ibintu Yesu yavuze ku murongo wa 49 muri Luka 24:49. Muri Luka 24:49 yavuye ngo dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Usoma ibi wakwibaza ngo ibyo se ni ibiki, ibyo data yasezeranije ni ibiki? Hano umwanditsi noneho akabirambura, kuko yatubwiye ku murongo wa 4 ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Umurongo wa 5 akabidusobanura, nagiye kurambura bya bindi data yasezeranije, ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Mu yandi magambo hano duhita tubona ko ibyo data yasezeranije ni umwuka wera. Urabona ukuntu bisobanutse? Ntabwo ari aha gusa, niyo tugiye ku murongo wa 7. Umurongo wa 7 biratubwira ngo arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Iyo usomye uyu murongo wa 49 twasomaga muri Luka 24, uretse kwibaza ngo ibyo data yasezeranije ni ibiki, kubera ko wabwira ngo muzambikwe imbaraga, wakwibaza ngo ni imbaraga zo kugira gute?
kuki aba bantu bakeneye kwambikwa imbaraga? Uyu murongo wa 7 n'uwa 8 utubwira impamvu bakeneye kwambikwa imbaraga. Kubera ko ngo icyakoze muzabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya. Imbaraga aba bantu bakeneye kwambika, impamvu bakeneye kuzura mwuka wera, kubera ko mwuka wera niwe ubaha imbaraga zo guhamya. Bya bintu wasomaga ukumva ntuzi ibyo ari byo, hano Luka arabyagura ukaba wabyumva. Sinzi niba uri kumva impamvu ibi bintu Luka ari kudukorera ari ingenzi. Kubera iki? Kubera ko wibuka abantu turi kuvugana nabo, wibuka abantu turi gutekerezaho. Umurongo wa 2 watubwiye ngo ni intumwa yatoranije, ni intumwa za Yesu ubwe yatoranije. Mu yandi magambo, aba ni abantu bagendanye na Yesu imyaka irenga 3. Arizo iyo umuntu mubanye igihe kirekire, biba bivuze ngo ibyo avuga ubuze imvugo ye, ku buryo yavuga ubyumva. Nyamara ariko Luka yatwereka ibyo aba bantu bumvise, tubona ko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo bivuze ko imvugo ye bayumvaga nka gutyo, nk'ako kanya. Ibyo nibyo bitugeza ku kindi kintu cya kabiri Luka akoresha mu kugira ngo yagure iyi nkuru. Ikintu cya kabiri Luka akoresha ni ukutubwira ibyo abigishwa bumvise. Ibyo abigishwa bumvise tubibwirwa n'ibisubizo bagiye batanga ku byo Yesu yaba amaze kubabwira. Reka dusome n'umurongo wa 6. Uratubwira ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Ibaze nawe, aba bene data iyo bavuze kubatirishwa umwuka wera, bumva kugarura ubwami mu Bisirayeli. Baravuga ngo igihe cyo kugarura ubwami mu Bisirayeli cyageze. Mu yandi magambo, bumva imibereho myiza, bumva ubwami bwagarutse mu Bisirayeli, amahoro n'umutekano, ibintu bimeze neza. Nicyo bumva iyo bumvishe kubatirishwa umwuka wera. Ariko ntabwo ari ibyo Yesu yari avuze. Twabibonye ku murongo wa 7 n'uwa 8 tumaze gusoma. Ntabwo kubatizwa mu mwuka wera, nshuti yanjye, bivuze ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntabwo bivuze kubona amafaranga no gutunga inzu nziza n'ibindi byose. Kuko yababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, hanyuma muzaba iki? Abagabo bo kumpamya. Umwuka wera icyakora muri twebwe ni ukuduha imbaraga zo guhamya, ni ukuduha imbaraga zo kugenda hirya no hino dusobanura iby'inzira y'agakiza, kugira ngo ahari umuntu yumvishe nawe yizere akizwe. Umwuka wera ni uwo kutubashisha guhamya. Iki ngiki ushobora kutacyumva neza, kubera ko turi mu gihe abantu, nyine umuntu wamenya akantu keza aragapostinga, umuntu wumvisha ibintu byiza ajya kubivuga. Ukabaza ngo none se kuvuga ibya Yesu wumvisha ari byiza, kuki bisaba izindi mbaraga z'umwuka wera? Wabyumva neza urebye uburyo aba bagabo bamuhamije. Urugero rwa hafi ni umuntu witwa Stefano. Ntabwo guhamya kuzuka kwa Kristo, ntabwo guhamya uwo Kristo ari we byari ibintu byo gutanga ubuhamya mu ruhame. Oya, byari ibintu bishobora kugukuraho igihanga, byari ibintu bishobora gutuma uterwa amabuye. Gupfa mu izina rya Yesu rero ntabwo ari ukuvuga ngo nabyishimiye nabipostinze. Oya, bisaba imbaraga z'umwuka wera muri twebwe. Bisaba ko biba umurimo umwuka wera ubwe akora muri twe. Guhamya Kristo byuzuye bisaba ko biba umurimo wa mwuka wera muri twebwe. Imana ishimwe, kubera ko iyi nkuru ntabwo irangira n'aba bagabo
bibereye gusa mu kurya no kunywa, bibereye mu gihe azagaruriramo ubwami mu Bisirayeli. Kubera ko imirongo ikurikiraho itubwira ukuntu aba bantu bamaze gusobanukirwa ibyo ari byo n'icyo Mwuka Wera aje gukora. Barumvira, biratubwira ngo basubira i Yerusalemu, hanyuma bagerayo bagakomeza gusenga bategereje, kubera ko bari bazi icyo bivuze kwakira Mwuka Wera mu buzima bwabo. Bari bazi uyu murimo bategereje, ibi bintu bakwiye guhamya ibyo ari byo, ko atari ibintu umuntu akora mu mbaraga ze. Ntabwo nzi wowe uko bihagaze, ariko numva nshaka kukubaza, ese wowe ujya utegereza Mwuka Wera? Kubera ko turi mu gihe abantu bahamya ibintu kubera ko babyumvishe mu bwonko, bakumva byagiyemo, bakumva birasobanutse, bakabikwemeza. N'abakristo ugasanga icyo bari gukora ni uguhanganisha ibitekerezo, ni ukukwemeza ko ibyo barimo ari byo bya nyabyo. Hariho umuntu umwe wavuze ngo itorero ry'iki gihe ushobora gukuramo Mwuka Wera, abantu bagakomeza gukora nk'uko bisanzwe, kubera ko ibintu byose bakora usanga biva ahangaha, biva mu mutwe, urabyiga ukamenya kubisobanura ukabivuga, abantu bakaza bagatega amatwi bakabyumva, ibyo babwiye gukora bakabikora, n'ubuyobozi busanzwe, ni gahunda isanzwe. Ariko itorero rya mbere ntabwo ari uko ryari rimeze, kubera ko Yesu afata aba bantu akababwira ngo bategereze. Ntabwo nzi nawe wibuka aba bantu ni bande, aba bantu ni abantu bameze bate, ariko aba ni abantu bizeye Kristo, kuko nicyo gituma, niyo mpamvu bagendanaga nawe, niyo mpamvu babanye nawe. Aba ni abantu basobanukiwe ibyanditswe, ku buryo Yesu avuga ngo mwebwe muri abagabo bo guhamya. Wibuke ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Hanyuma ubundi aba bantu bizeye Kristo basobanukiwe ibyanditswe, usanga iteka ari bo dushaka. Undi ugiye gutangira umurimo, ubundi abo barahagije, ariko ntabwo ari uko Yesu atangira umurimo. Aravuga ngo mugire gute? Mugende mutegereze ibyo Data yasezeranije. Mu yandi magambo, Yesu ari kubabwira ngo ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ukubyizera no kubisobanukirwa gusa, bisaba imbaraga z'Umwuka Wera ziri gukora muri wowe. Niyo mpamvu babwira ngo mugende mutegereze. So, iyo rero uteranije ibi bintu, urabona hari ikintu cyabaye. Dufite abantu bizeye Kristo, sibyo? Dufite abantu basobanukiye ibyanditswe, hanyuma Yesu ababwira ngo mugende mugire gute? Mutegereze Mwuka Wera. Icyo biri tubwira nuko ntabwo bategereza gusa. Igihe kiragera, tuzabibona mu nyigisho zizakurikiraho, igihe kiragera Mwuka Wera akaza, akuzura muri bo koko, akabaha ububasha bwo kujya guhamya, bakagenda bakajya guhamya. So iyo rero duhuje iki kintu Yesu ari kubabwira ngo bategereze n'ubuzima bari bafite mbere, urumva mbere bari baramwizeye, kuko niyo mpamvu bamukurikiraga, kandi bari basobanukiwe ibyanditswe, bari bazi ukuntu ibyanditswe bigaragaza ko Yesu w'i Nazareti ari we Kristo, bari babizi neza. Ariko Yesu arababwira ngo mutegereze ikindi kintu cya gatatu, mutegereze guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Hanyuma Bibiliya bitwereka mu bice bikurikiraho ko aba bantu koko Umwuka Wera baramuhabwa. Hanyuma bamara kumuhabwa, ntago bicara gusa, bamukoresha icyo bamuherewe, baragenda nabo bakajya kubwiriza abandi. Bisa naho biduha sayiko imeze nka gutya. Ni ahantu umuntu amenya Kristo kuko ibyanditswe bimuvuga, hanyuma yamara kumumenya akakira imbaraga z'Umwuka Wera zimubashisha kumuhamya mu bandi. Hanyuma akagenda, ntabwo azakira ngo agume aho ngaho, ahubwo aragenda
akajya ahandi hantu nawe akamuhamya. Hanyuma bamuhamirije nabo ntabwo bigarukiraho, nabo baramumenya nk'uko ibyanditswe bimuvuga. Bamara kumumenya nabo bakagira gute? Bakakira imbaraga z'umwuka wera, nabo bakagenda bakajya guhamya, gutyo 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 gutyo. Iki gitabo rero cy'ibyakozwe n'intumwa, urebye iyo ni nk'aho ariyo mbata cyangwa se igishushanyo mbonera cyacyo. Usanga ni abantu bizeye Kristo, bamusobanukiwe nk'uko ibyanditswe bimuvuga, maze bakamwizera. Hanyuma aba bantu bakagira gute? Bakakira imbaraga z'umwuka wera muri bo. Bamara kwakira imbaraga z'umwuka wera muri bo, bakajya kuvuga, bagasanga abandi bantu b'ahandi hantu, bakabahamiriza iby'uyu Kristo. Aba nabo bakabyakira, bakabyizera, imbaraga z'umwuka wera zikabamanukira, nabo bakagenda gutyo 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 gutyo. Ugasanga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nizo nkuru z'uruhererekane. Uyu muntu hano yumvisha ibya Kristo, amenya ko ari ibyanditswe bivuga, arabyizera. Abyizeye, imbaraga z'umwuka wera zimujemo, zimutegeka kujya guhamya. Aragenda asanga undi muntu hariya, nawe arabimubwira, nawe arabyumva, abisobanukiwe, abyizeye, yakira imbaraga z'umwuka wera, nawe aragenda ajya ahandi. Tukagenda tubona inkuru z'abantu batandukanye n'uduce dutandukanye, aho iyi nkuru y'uwo Kristo ari we yageze, umwuka wera akabamanukira, nabo bakajya kubihamiriza ahandi, gutyo 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 gutyo. Ndashaka rero kugana ku musozo nkubaza ngo wowe bite? Ese uri muri uru ruhererekane? Iyi sayiko y'abantu basobanukirwa uwo Kristo ari we nk'uko ibyanditswe bimuvuga, bakizera. Bamara kwizera, umwuka wera akabamanukira, hanyuma umwuka wera akabaha imbaraga zo guhamya, bakajya guhamiriza abandi. Nabo bagasobanukirwa, bakizera, umwuka wera akabamanukira, nabo bakajya guhamiriza abandi. Ese nawe uri muri iyi sayiko? Uri umwe natwe? Iyi ntambwe ya mbere yo kumva Kristo nk'uko ibyanditswe bimuvuga, ukamusobanukirwa, warayiteye? Wasobanukiwe Kristo nk'uko ibyanditswe bimuvuga? Cyangwa wumvishe babivuga gusa ariko ntuzi aho bihuriye n'ibyanditswe? Niba ukiri muri urwo rugendo rwo gushakisha, hano kuri iyi channel hariho video zagufasha. Ni urutonde rw'inyigisho twakoze ku buhamya bw'abizera ba mbere, dusobanura uwo Yesu ari we binyuze mu byanditswe, kugira ngo nawe usobanukirwe ukuntu Yesu ahuje n'ibyanditswe. Rwose yagufasha, ntigucike, turayishyira muri description. Hanyuma ushobora kandi kuba hari warabisobanukiwe ariko kubyizera wumva bitaraza. Nawe nta kindi, ni ugusaba Mwuka Wera akabikora muri wowe. Ongera winginga Imana, ongera ubwire Imana ngo Mana, ibi bintu ndabisobanukiwe, ndabizi ko ari wowe mukiza isi yari itegereje. Bwira Yesu uti ndabizi ko ari wowe mukiza isi yari itegereje. Nanjye nkiza, nanjye ndagushaka ngo unkize. Imana igufashe. Ndashaka ariko kuvugana nanone n'undi muntu wa gatatu. Hari wenda wowe ibi bintu warabyumvishe, waranabyizeye, ariko urimo uragerageza kubikora mu mbaraga zawe, uterateranya imirongo, ugerageza gushaka gusobanura byinshi. Ntabwo ari ibyo. Emerera Mwuka Wera akora uwo murimo muri wowe, kuko Yesu afata abantu yunguye ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, agafata abantu yabwiye ngo nimwe bagabo bo guhamya, akababwira ngo mugende mutegereze Mwuka Wera. Nawe ongera usabe Mwuka Wera kuzura ubuzima bwawe, kugira ngo akuganze, kugira ngo ayobore ibitekerezo byawe, biguhe imbaraga zo kumuhamya. Kubera ko uyu muntu wuzuye Mwuka Wera,
ubundi tuzamubwirwa n'iki? Nuko ajya guhamya, nuko agenda agasanga abandi nawe akabahamiriza, kubera ko nicyo Bibiliya yatubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ni imbaraga zo gukora iki? Zo kujya guhamya, ngo muzaba abagabo bo guhamya. Nawe nta kindi utegerejwemo niba waramaze kwizera Yesu, niba waramaze kubisobanukirwa ukabyizera, mwuka wera akaza muri wowe, ari kuza ngo aguhe imbaraga zo kujya guhamya. Numva nshaka gusoreza ahangaha mbwira ngo wakoze rwose, wakoze cyane kubana natwe muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ku cyumweru tuzakomeza n'indi nyigisho. Inyigisho zacu zisohoka buri ku cyumweru saa 2. Niba nawe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo uko inyigisho isohotse tujye rwose tuguha ka notification tukubwire ngo inyigisho yasohotse. Nabivuze, ubaye kandi hari ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo wumva watwungura, rwose ni karibu ubyandike muri comment, tuzagenda tubigarukaho uko mugenda mubidusangiza. Imana ibahe umugisha, tuzabonane ku cyumweru. Bye.